Kwita ku mwana mu minsi igihumbi ya mbere ni ingenzi cyane kuko aricyo gituma atangira gushinga imizi y'ubuzima bwe bwose. Muri iyi minsi igihumbi nicyo gihe ubwonko bw'umwana bukura neza cyane, umubiri we ugasobanuka kandi imico n'imyifatire bigatangira kwiyubaka. Kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi si ukumuha ibyo kurya gusa cyangwa ibyo kunywa gusa, ahubwo ni ukumushyigikira mu byiyumvo bye byose, kumurera mu rukundo no kumworohereza kugira ubuzima buzira umuze. Ibyo byose bituma akura afite ubuzima bwiza, ubwenge butyaye n'imyitwarire izamufasha kuzaba umuntu w'igihagararo kandi w'ingirakamaro mu muryango no ku gihugu. Kurikirana iki kiganiro kugera ku musozo, uraza gusobanukirwa birenze ibyo wari usanzwe uzi. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Kwita ku mwana mu minsi igihumbi ya mbere ni ingenzi cyane ku buzima bw'umwana bwose, haba mu mubiri, mu mutwe no mu mibanire ye n'abandi. Iyi minsi igihumbi itangira kuva umwana agisamwa kugera agize imyaka 2 nyuma yo kuvuka. Dore umumaro nyamukuru wo kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi. Umumaro wa mbere ni ugufasha ubwonko bw'umwana gukura neza. Muri iyi minsi igihumbi ubwonko bw'umwana bukura mu buryo bugaragara ndetse cyane. Ibikorwa byo kumwitaho, kumugaburira neza, kumuvugisha, kumukorakora, kumwereka urukundo, bifasha ubwonko bwe gukora imikurire myiza, bityo akagira ubwenge n'ubushobozi bwo kwiga mu buzima bwe bwose. Umumaro wa kabiri wo kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi ni ugufasha umubiri gukura neza. Konsa neza umwana mu mezi 6 ya mbere, gukomeza kumugaburira neza nyuma, bituma umwana akura afite ubuzima buzira umuze, bikagabanya ibyago byo kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi no kugabanuka kw'ibiro, maze bigatuma akura mu gihagararo ku buryo bibereye ijisho. Umumaro wa gatatu wo kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi ya mbere ni ukumurinda indwara n'urupfu rutunguranye. Kwita ku isuku, gukingiza umwana ku gihe no kumurinda ibidukikije bibi nk'umwotsi w'itabi, ubukonje bukabije, umwanda, bifasha gukumira indwara zikunze kwibasira abana bato, urugero ni nk'impiswi, umusonga n'izindi. Ibi bituma hagabanuka ibyago byo gupfa akiri muto, ari byo twita mortalité de l'enfance. Umumaro wa kane wo kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi ni uguteza imbere urukundo n'umubano mwiza n'ababyeyi be. Iyo umwana yitabwaho neza, agahabwa urukundo, agahozwa, agasomwa, akavugirizwa indirimbo, yubaka icyizere cy'umutekano, bigatuma akura afite umutekano w'amarangamutima ye, akazavamo umuntu ukora yifitiye icyizere mu byo akora byose. Naho umumaro wa gatanu wo kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi ya mbere ni ugushyiraho urufatiro rw'ubushobozi bwo kwiga kwe. Muri iyi minsi igihumbi niho hashyirwaho urufatiro rw'ubwenge, ubushobozi bwo kuvuga, gutekereza neza no gukemura ibibazo. Ibyo bigira uruhare rukomeye mu myigire y'umwana mu ishuri no mu buzima bwe busanzwe. Umumaro wa gatandatu wo kwita ku mwana muri iyi minsi igihumbi ya mbere ni uwo kwirinda ibibazo byo mu mutwe no mu mibanire n'abandi. Kwita ku mwana hakiri kare bigabanya ibyago byo kugira ibibazo byo mu mutwe, urugero nk'agahinda gakabije, kwiheba, ubugome, kutigirira icyizere no kudahuza n'abandi mu mikurire yo mu myaka ikurikiraho. Uyu mwana witaweho neza mu minsi igihumbi ya mbere, urugero uzasanga atandukanye n'umwana wavutse atagejeje igihe, usanga atandukanye n'umwana wacikirije ibere cyangwa se umwana bakurikije akiri mutoya.
ndetse anatandukanye n'umwana wapfushije ababyeyi akiri muto, naho yaba yaragize ihirwe ryo kubona amata y'inka cyangwa se ikindi kimurera, ariko atabonye urukundo rw'ababyeyi be bose biratandukana. Uzasanga yicaye yifashe ku itama, usanga yigunze kandi wenda bamugaburiye, uzamusangana kandi ubugome bwihishe ku buryo wamubona ntubona afite ubugome ariko yagukorera ikintu ukabona ko uwo mwana ari umugome, ukavuga uti si ubugome abukuye hehe? Ariko nta handi buba buri, buba bwaraturutse mu maraso n'umujinya wiremaremye hakiri kare, cya gihe akiri muto, bikamutera ibikomere bimuremamo ubugome budasanzwe. Kandi uyu mwana ntabwo yigirira icyizere, usanga n'ubundi avuga ngo napfuye kare, ngo n'ubundi ni hahandi, ugasanga mbese nta cyizere yifitiye kandi agahora ahuzagurika mu byo akora, agahindagurika, ntagire ikintu na kimwe aramye. Izi ni ingaruka zo kuba ataritaweho muri iyi minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bwe, muri iyi myaka 2 ya mbere, kuva asamwe kugera ku myaka 2 y'ubuzima bwe nyuma yo kuvuka. Ni ngombwa rero jya ugerageza mubyeyi, nk'uko upanga umushinga wo kubaka inzu cyangwa ikindi gikorwa, cyangwa se ugapanga umushinga wa bizinesi, kubyara nabwo ni umushinga, kubyara nabyo ni umushinga, kurera ni umushinga. Banza uvuga uti yego ngiye kubyara, ariko ukimara kumva ibi byiza byo kwita ku mwana muri iyi minsi 1000 ya mbere, gerageza ukore uko ushoboye, umwiteho bihagije, umurinde bino tubonye byazamubaho, yazajya bari muri sosiyete ugasanga biramutandukanya n'abandi, akumva atifitiye icyizere, agahora yigunze, akareba umuntu akumva yamwica cyangwa akumva ntacyo avuze, akiyanga, akumva no kubaho nta n'icyo binamaze, akagira agahinda gakabije. Ibi nta handi biba byaravuye, biba byaraturutse yuko umubyeyi wamubyaye atapanze umushinga neza, havuyemo yuko Imana yamwisubiza mu gihe yari ari mu buzima, wenda akava mu mubiri agataha. Ibyo ni ibigwirira bose mu buryo batari bateganyije, ariko nimba uriho uri muzima, panga umushinga neza, kuko umwana nawe ubwe kumubyara ni umushinga, umwiteho neza uwo mushinga ntuzahombe. Ibyo twagarukaho dusoza rero ni uko kwita ku mwana mu minsi 1000 ya mbere ari ukumuha amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, ubwenge, amarangamutima meza n'ahazaza heza. Utitaye kuri uyu mwana muri iyi minsi 1000 ya mbere ibanza, n'ahazaza he ntahaba hahari. Iki gihe rero ntigishobora gusimburwa, iki gihe nta kindi kigisimbura, iki gihe kirihariye ubwacyo. Nk'uko umwana atavuka atabayeho guhuza intangangore n'intangangabo, kabone n'ubwo byahura mu buryo buri artificiel, ariko hari igikorwa kiba cyakozwe cyo guhuza kugira ngo habe iriya zigote, kugira ngo habeho formation ya ririya gi, hari igikorwa kiba cyakozwe. Nk'ubwo icyo gikorwa kidasimburwa rero, ni nk'uko iyi minsi 1000 ntabwo isimburwa. Niba itabayeho uzitegereza abo bana, uzajya ubasangana zimwe mu izi ngaruka tumaze kuvuga haruguru. Nibyo rwose rero, iyi minsi 1000 ntishobora gusimburwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko muri iyi minsi 1000 nibwo habikwa urufunguzo rw'ahazaza h'umwana, kubera ko ubwonko bw'umwana bwubakwa buri munsi. Uhereye mu nda ya nyina, umubyeyi wasamye aba agomba gutangira kwiyitaho mu mirire, iminywere n'imyitwarire ya buri munsi. Rinda amarangamutima y'umwana wawe mu gihe yavutse, utamukankamira, utamutuka cyangwa utamukubitira ubusa, kuko ibi ni byo bituma umwana yumva atekanye, agakura neza, afite icyizere kandi agahora ashaka kwiga. Umwana uhabwa urukundo akura ari muzima mu mutwe no mu mubiri. Kunda umwana, niwe maboko yawe y'ejo hazaza, umwitaho muri iyi minsi 1000 ya mbere. Ndagushimiye. Tugezeho igitekerezo cyawe, icyifuzo cyawe, cyangwa se inyunganizi muri komenti, cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.